bwa moto rero ubwo burimo ikibazo gikomeye cyane kigoye gushakira mu bwishingizi mu bigo by'ubwishingizi. Icya moto twese turabizi accident ziba zitewe na moto, imitware yabo n'imico yabo harimo ikibazo gikomeye cyane, bigatuma ibigo by'ubwishingizi bihomberamo cyane. Umuntu w'umumotari araza akikubita imbere ya minibus itwaye abantu 18, ya minibus igahirima, bwa mwishingizi wa moto yateye accident, ibyo kwishyura abantu bose 18 bari muri bisi bikabazwa wa muntu wishingiye moto. So icyo kibazo rero gituma abishingizi basubira inyuma, basanga igihombo baterwa na moto kigoye cyane, benshi babivamo banga no kwishingira moto. Hasigara umwishingizi umwe we asa naho yemeye, ariko akazamura nawe, ariko akungukira mu kuba noneho bose bahuriye iwe y'amafaranga bamuhaye akayashora mu ishoramari, inyungu akuye mu ishoramari ikamufasha kugabanya cya gihombo, ko ntabwo ashobora kubaca amafaranga. Bari abamotari ugiye kubaca amafaranga agendanye n'ibibazo batera na 200 muvuga yaba ari makeya cyane. So batera ibibazo bikomeye cyane ku buryo kujya kubara neza ko kubwishingizi nyabwo bagombye kwishyura ni menshi cyane. So nawe hari ikibazo, ni ikibazo no kuvuga ngo risk umwishingizi agiye gufata irangana iki, amafaranga azayishyura arangana iki. Aho ngaho niho bituma bisa naho bigaragara ko bikiri hejuru. Uko imodoka zigenda ziba nyinshi, uko unfortunately urebye imibare, nubwo hagiye ingamba zitandukanye muri traffic management, ariko imibare ya accident ntabwo yagabanutse, kuko n'imodoka zakomeje kwiyongera. Ejo bundi nababwiraga twarimo muri iki cyumweru bya Financial Stability Committee na Monetary Policy Committee, n'ubundi accident zakomeza kuzamuka. Nubwo imodoka zabaye nyinshi, wenda nkuko twavugaga bituma icyuho kitaba kinini nkuko twari tumeze mbere, ariko byo haracyari ikibazo. So kugira ngo uko ingamba zikomeza kujyaho accident zikaba zagabanuka, niho ikibazo kizagabanuka. Ikindi, hari ibindi biriho nanone leta igomba gukora kugeza ubu ngubu by'amategeko agenga ko abantu bishyurwa iyo habaye impanuka, nabyo bitaranoga, bigituma habamwo kwishyura amafaranga menshi cyane y'umurengera iyo habaye ikibazo icyo ari cyo cyose. Ibyo nibyo bizafasha kugira ngo ikibazo cyo guhenda kwa insurance ku binyabiziga kibe cyafatirwa icyemezo.